murakoze nawe mugire amahoro. twari tubahamagaye mu kiganiro City Driver cyo kuri City Radio 88 n'ibice bitatu kugira ngo tubabaze ku bijyanye n'imyitwarire y'intore n'indangagaciro zayo by'umwihariko mu bahanzi nyarwanda. Mubona nyuma y'uko bavuye mu itorero barimo gukora ibijyanye n'ubutore nk'uko byaba barabitojwe? Murakoze cyane, ngira ngo barakora neza kuko iyo urebye ibihangano, imyitwarire, umuntu yavuga ko bakora neza ubajije muri rusange, ariko bigiye umwe kuri umwe ushobora gusanga nyine hari abatatira indahiro barahiye, ariko rusange bakora neza. Ubwo nkivuze ngo bamwe umwe ku wundi muri rusange bakora neza, ariko umwe ku wundi ugasanga baratatira iyo ndahiro. Ni iki mwaba mugiye gukora nk'itorero nk'abatoza? ngira ngo nta nubwo ari abahanzi gusa, abantu bose batozwa. Iyo utoje abantu 200 kwiringira ko bose bazatanga umusaruro, byo waba wibagiye ko abantu ari abantu. Kuko intore ubundi bakishoza ko itatana, ariko iyo itannye nyine igakosorwa ndetse yatana ku buryo bukomeye ikaba yakamburwa ubutore. Ntabwo izina ry'ubutore rikwiye kumvikana nk'aho rihabwa umuntu kubera ko yatojwe gusa, rikwiye guhabwa umuntu kubera ko yashyize mu bikorwa ibyo yatoje. Niyo mpamvu rero n'indatabigwi zikwiye kuba indatabigwi nyine, niyo n'izina ryabo rigomba kuba rijyanye n'ibyo bakora nyuma yo gutozwa. Twari tubahamagaye nyuma y'inkuru tubonye ku rubuga inyarwanda.rw hagati yo guterana amagambo k'umuhanzi Ama G The Black ndetse n'umuraperikazi Oda Paccy, aho Ama G The Black yavuze ko ibyakozwe na Oda Paccy byo kuba yamwise kadahumeka yakabaye asubizwa mu itorero, ngo kubera yuko kwambara ikoma branding indirimbo ye n'abandi bakamukurikiza yagaragaza ko byakagombye kurindwa, ayo makoma nakomeje kwangizwa, akamwita kadahumeka. Abibona ko atari ubutore, undi akamwita kadahumeka. Ibi ngibi akabona ko ngo ari kimwe mu byakabaye bimusubiza mu itorero bitewe n'uko atubahirije indangagaciro zo kurinda ibyagezweho. Ku ruhande rwanyu nk'abatoza, wivunika ntabwo uwo mukobwa wambaye amakoma naramubonye n'ibindi yagiye akurikizaho, nta nubwo ikimubereye ntabwo ari ugusubizwa mu itorero. Ikimubereye ni ukugororwa mu itorero. Ubundi ntabwo hajya abantu kubera ko bagize ingeso mbi cyangwa imyitwarire mibi, hajya abantu kubera ko gutozwa ari ngombwa, kubera ko gutozwa ni ukwiga, ni ishuri. Ibyo byatumye Ama G The Black aterana amagambo n'uwo mukobwa ntabwo nshaka kubyinjiramo, ariko imyitwarire ye nabonye y'amafoto ntabwo ari iby'i Rwanda. Ntabwo no mu itorero ahubwo buriya ashobora kuba atabona umwanya, kuba yarishe mu zindi ntore biragaragara ko ari ukwihishamo, kuko ntabwo umuntu yava gutozwa ngo akore yitwara uko yitwara. Ngira ngo ababishinzwe natwe turimo bakwiye kureba uko imyitwarire y'umuntu nk'uriya n'abandi bameze nkawe idatekerezwa ko izakosorwa n'itorero, ahubwo yajya mu ngororamuco, hanyuma nyuma y'ingororamuco kuko umuntu yagororotse akongera agatozwa. Kuko iyo utoje umuntu uranamutuma, ariko ntabwo wakwiringira ko uriya nyuma yo kumutoza wamutuma ataragorowe, byaba ari uguhemukira itorero. Bishatse kuvuga ko yaba ari nko kuvomera mu rutete? Ibyo ni wowe wivuze, ariko icyo njye navuze ni uko umuntu wihishe mu ntore nyuma yo gutozwa akitwara kuriya, ntabwo ikibazo afite cyakemurwa no kumugarura mu itorero. Akeneye kujya mu ngororamuco, kandi n'icyo kigo kirahari. Kandi si umenya ko akeneye kujya mu ngororamuco, kuko ibyo arimo aba yumva ari byo, ahubwo abajyana abantu mu bigo ngororamuco bakwiye kuba bamujyana bitaraba bibi cyane. Ni ubuhe butumwa mwagenera abahanzi by'umwihariko, dore ko ari bamwe mu bagira uruhare mu kwigisha sosiyete nyarwanda mu bijyanye n'insakazamuco ndetse n'ubundi butumwa butandukanye? Ubundi iyo uri umuhanzi ukwiye kuba urinda igitekerereza abandi. Waba uri umuhanzi nyine watojwe ukaba indemyabigwi, ntibaremye ibigwi. kandi ngenda gukomeza kuvuga ko dufite abahanzi benshi
batanga impuguro n'uwo Majid Black urebye indirimbo yaririmba ivuga ngo akarima kanjye k'igikoni kera karuta hegitari ya bitera. buriya abantu babisesenguye ni ikintu kinini cyane umuhanzi aba yavuze, bigaragaza ko ari indemyabigwi nyine, ari umuhanzi utekerereza abantu akavuga ati niyo nawe afite akantu gato nk'akanoza biruta ufite ibinini atagaguza. ni ukuvuga ngo bakomereze muri uwo murongo. ubwo mvuza Amagi kubera ko ari we waganiriye, ariko ugiye no mu bandi bahanzi bose bafite umumaro wabo, bawutanga nk'abantu nk'abanyarwanda, ariko bakazaho none iyo ndangagaciro yo kuba abantu baratojwe mu itorero bakaba indemyabigwi, ntibaha agaciro izina ryabo, kandi abataratozwa nabo tuzabatoza kugira ngo twese hamwe tukomeze gutanga umusaruro igihugu kidutegerejeho. murakoze cyane, reka tubashimire. keretse habayeho icyo tutabajije nyamara mwifuza gusangiza abakurikiye City Radio muri kano ka mwanya. kubera ko twavugaga abahanzi bakomeza kujya baba ijisho ry'itorero, kuko nabo ni abafatanyabikorwa baryo, nk'abo batanye kandi bagatana mu by'ukuri bikomeye, bajye batinyuka bababwire kugira ngo twese hamwe tukomeze kubungabunga umuco wacu utazava ucika. murakoze cyane, akazi keza. murakoze.